Halo, 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 inshuti z'umusaraba, Yesu nashimwe cyane, nejejwe no kongera kubabona, iminsi myinshi cyane, nari mbakumbuye, nizere ko Uwiteka Imana barinze, yabarindishije ubuntu bwe, natwe tumeze neza, ni ukuri turanyuzwe, kubw'ubuntu bw'Imana n'imbabazi zayo, iminsi yari ibaye myinshi, mumbabarire n'Imana imbabarire, ni ukuri ntago byari byoroshye. Umwanya waraburaga, umwanya waboneka aho kwicara hatuje ntihaboneke. Ndashima Imana rero uyu munsi ko byose byagiye mu mahoro. Uyu munsi ndi umupfakazi ushima Imana, ni ukuri ndanyuzwe. Sister wacu Gahongayire yaririmbye indirimbo nziza cyane inyura umutima wanjye, avuga ngo ndanyuzwe mu mutima wanjye, mfite indirimbo 1000. Nako ni ibihumbi ngira ngo yavuze. Nguti nta rindi jambo nshaka kuvuga usibye irishima Imana. Nanjye rero nuko ndanyuzwe, Imana irantunze kandi ntunze neza cyane. Nukuri merewe neza, mfite amahoro yo mu mutima. Imana nta kidakora. Urugendo rero rw'amezi 8 mu bupfakazi habayeho byinshi, mfite ubuhamya bwinshi cyane. Nzagenda mbasangiza nk'uko Uwiteka Imana azabinshoboza. Hari amashuri nagombaga kwiga, hari intambara zari zihari, hari imisozi nagombaga guhagararaho kugira ngo ngire ibyo nkora. Umva turi abasirikare b'Imana kandi duhora ku rugamba, nta gihe cyo kuruhuka kubera yuko urumva kugira ngo upfushe umutware uhite winjira muri indi shuri ry'Imana, kuko hari ibintu ugomba kwiga bikenewe n'ubwoko bw'Imana. Cyari igihe kitoroshye, ariko rero Imana yakinyujijemo neza cyane. Uyu munsi ndashima, ndanyuzwe kabisa nk'uko indirimbo ivuga. Hanyuma rero ubwo igihe cy'ubwo buhamya nikigera nzagenda mbaha ubwo buhamya gake buri kantu uko kabaye. Ni ibintu byinshi cyane byabaye. Imana yafunguye amaso yanjye cyane mu isi y'umwuka. Imana yanyeretse byinshi, Imana yantambukije byinshi, Imana yongeye kunyigisha abantu birenzeho. Imana yemeye ko ngendana, negerana, mbana n'abantu bafite imbaraga zitandukanye n'izo nizereramo. Ni byinshi cyane Imana yantambukije, Imana yanyigishije, Imana yanyeretse, kandi byose byabaye kubw'impamvu kugira ngo igihe nk'iki uzahabwe umugisha n'undi. Rero nabashishikariza ko abatarakora subscribe musubscribinga kuri iyi channel, ndetse mukayisangiza n'abandi ubwo butumwa, kuko ni ukuri ntabwo ari ubwanjye. Urumva Imana yihaye umuntu, iyo yigishije umuntu aba ari ukugira ngo asangize abandi bahabwe umugisha. Tujya dufashwa n'ubuhamya kenshi. Nkunda kuba kuri YouTube nkurikirana Yobokamana, Zaburi Nshya, televiziyo nyinshi cyane zihari online. Rero nkurikirana ubuhamya bw'abantu batandukanye, ariko burya iyo wumvishe ubuhamya bw'umuntu byanze bikunze ntuburamo ikikubaka, ntuburamo igituma uvuga uti Mana burya ni ukuri nanjye ndakwizeye. Hari igihe umuntu avuga ikintu ukumva nawe nicyo wacagamo, ukavuga Mana wowe wagiriye neza uyu mama uyu mupapa, nanjye uzangirira neza. Nuko rero hari amagambo dusoma muri Bibiliya tukabyumva ko ari amagambo y'Imana, ariko iyo ataraba impamo mu buzima bwawe ntuyumve neza ngo wumve uburyo Imana yakora. Hari imirongo yagiye iba impamo mu buzima bwanjye, nkavuga Mana ni ukuri burya ni uku nguku ukora. Urumva bikantungura. Hari igihe uba wumva usa ngo uziho nk'akantu kanjuguruna ku Mana, ariko wajya gusanga ugasanga nako ntukazi. Imana ni ngari, Imana ni nini, ariko muri byose Imana yaranejeje. Ni ukuri yampaye amahoro yo mu mutima. Hari Imana yomora ibikomere,
hari Imana ikuraho agahinda, hari Imana ikamya amarira, ni ukuri ugasigara urira amarira y'ibyishimo. So ijambo riri muri Zaburi 5 ibice 4 haravuga ngo Uwiteka mu gitondo uzajya wumva ijwi ryanjye, mu gitondo nzajya nerekeza gusenga kwanjye kuri wowe, mbe maso ntegereje. Icyo nicyo dukora, icyo nicyo dusabwa, kurambika imitwaro yacu, ibyifuzo byacu imbere y'ibirenge by'umwami, hanyuma tukicara dutegereje, tugategerezanya amatsiko, tugategerezanya kwizera, tugategerezanya ibyiringiro ko Imana igiye gusubiza. Mu gitondo jya wumva gusenga kwanjye. Haleluya. Imana yumva gusenga, Imana yumva amarira. Abisiraheli uburetwa bumaze kuba bwinshi cyane ngo baratatse, Imana aho yari iri mu ijuru yumva gusenga kwabo, yumva kuniha. Isanga Mose mu gihuru cyaka umuriro, iramubwira ngo ubwoko bwanjye ngo numvishe gusenga kwabo, numvishe gutaka. Rero mu gitondo iyo tubyutse cyangwa ku mugoroba, iyo turi imbere y'Imana, tuzana amaganya yacu, tuzana ibitunaniye, tuzana intege nke zacu, tuzana ibyifuje, tubirambika aho ngaho, tukagenda tukicara dutegereje. Uyu mwanditsi yaravuze ngo Mana Uwiteka mu gitondo uzajya wumva ijwi ryanjye, mu gitondo nzajya nerekeza gusenga kwanjye kuri wowe, mbe maso ntegereje. Ndumva ari nta kindi ababwira usibye kuvuga ngo mube maso mutegereze Uwiteka. Ni ukuri niba yaragusezeranyije azasohoza. Mbonye Imana isohoza amasezerano. Imvugo y'Imana iratandukanye. Imvugo y'Imana yagucumuza ubaye utarakomeramo mu gakiza cyangwa udashaka gukomera. Ni ukuri imvugo y'Imana iratandukanye, ariko abazi kumva ijambo ry'Imana riravuga ngo intama zanjye zumva ijwi ryanjye. Iyo bibaye uhita usobanukirwa. Nibuka rimwe haburaga ibyumweru nka 2 ngo umutware yitaba Imana. Imana yarambwiye ngo ndakwamamaje. Imana yarambwiye ngo ndakwamamaje. Urumva mfite YouTube channel iyi ngiyi, njyamba kuri Facebook live. Uko biteye kose numva hari abantu banzi jewe ntazi. Ndavuga wenda ni muri ubwo buryo, ndavuga se simbizi. Hari na channel yindi ya YouTube mfite icyongereza, iyo nta iracyari ntoya cyane, ifite abasubscriber bake. Ndavuga ntubwo wenda ni muri ubwo buryo. Urumva se nabitinzeho, naravuze nti mu buryo bwayo. So hashize ibyumweru nka 2 umutware yitaba Imana. Rero ikintu cyari gitangaje nuko nakoze GoFund harya aho bakusanyiriza amafaranga, kuko gushyingura umuntu inaha ndetse no kumutwara muri Afurika ni ibintu birahenze cyane. So inaha rero akenshi barabotsa bakaguhereza ivu ryawe, ariko ushaka gushyingura umuntu nkuko muri Afurika tubigenza ni amafaranga menshi cyane. Rero nakoze GoFund. Iyo GoFund iba iri public. Hari abari banzi ariko batazi umutware wanjye, hari abari bazi umutware wanjye ariko batanzi. Iyo GoFund nayishyize ahagaragara n'abantu batanzi, numva nawe batamuzi. Hari abantu bagira imitima myiza, yabona ikintu nk'icyo gisaba amafaranga agatanga amafaranga atazi n'abo bantu. Nanjye rero niko byagenze. Isi iramenya, Imana iranyamamaza. Rero imvugo y'Imana iratandukanye cyane. Hari igihe wumva ishatse kuvuga B, ni ukuvuga ngo rero tugomba kuba maso tukicara dutegereje, ni ukubishyira imbere yayo. So isubiza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ndashima Imana rero ko no nyuma y'ako gahinda ni ukuri Imana yakomeje kuhaba. Imana yarahabaye, Imana yarankijije, ikiza umutima wanjye. Ntago amarira arakama, ntago wabyuka ngo wibagirwe umuntu, cyane cyane bitewe n'icyo yaravuze mu buzima bwawe. Noneho umuntu wakundaga, umuntu warubanye nawe imyaka 10, umuntu warubyaranye nawe 3, umugabo wo mu bukumi bwawe. Rero
ntago biba byoroshye, ariko Uwiteka Imana burya iyo hatari umugabo w'isi ufatika, Imana irahiyicarira ubwayo, nicyo yakoze, irahiyicarira direct, nta wundi muntu yashyize hagati. Ni kuri ibyo bidatunganya Imana irabitunganya. Imana idutunga neza cyane, ni ukuri. Ndi umugore wo kubihamya, ndashima Imana yo mu ijuru. Nashishikariza buri umwe wese ko yisunga Imana, kuko nabonye Imana wa mugani nk'uko ijya ivuga ngo Imana wayihanaho ariko yo ntikwihanayo, kuko iyo ivuze irasohoza. Rero ndi umupfakazi ushima Imana uyu munsi n'urubyaro rwanjye. Imana inyujije mu nzira ndende mu mezi 8, mfite ubuhamya bwinshi cyane. Numva ngomba kumaza gusengera ngo menye naho nzahera naho nzagarukiriza, kuko Uwiteka Imana yangiriye neza kandi yanyigishije byinshi ntekereza ko akeneye ko bigirira abantu umumaro. Uwiteka Imana rero akomeze kumva gusenga kwanyu mu gitondo, yumve gusenga kwanyu ku mugoroba, yumve gusenga kwanyu ku manywa, yumve gusenga kw'abababaye, yumve gusenga kwawe wa mupfakazi we, yumve gusenga kwawe wowe watawe, yumve gusenga kwawe wowe urimo kurera abana wenyine, yumve gusenga kwawe wa nkumi we, yumve gusenga kwawe wowe urimo gushaka umugabo cyangwa umugore, yumve gusenga kwawe wowe urimo urira ushaka akazi, yumve gusenga kwawe wowe ushaka urubyaro, yumve gusenga kwawe. Uwiteka Imana yumve gusenga kwawe, ajye yumva ijwi ryawe mu gitondo, ajye yumva ijwi ryawe ku manywa. Nawe urambike ibyifuzo byawe ku birenge bye, wicara utegereje. Ni ukuri nakubwira ngo ni ugutegereza gusa, ni ugutegereza gusa. Hari intambara nabonye Imana insindiye, Imana inshoreje, jyewe ntacyo nashobora gukora. Naravuga gusa ngo Uwiteka ni wowe mfite, nta wundi. Simfite umburanira, nta bakomeye mfite, nubwo naba mbafite nabo ni abantu. Hari n'ababagira yewe ntibagire icyo bakumarira. Nta bakomeye mfite, nta muvandimwe mfite muri iki gihugu ndimo, nta muvandimwe kabisa w'amaraso mfite. Nkavuga nubwo naba mufite, aha ntabwo yahankura. Intambara z'umwuka zirwanwa, Uwiteka niwe uziturwanira kandi bazirwanira mu mwuka. Rero n'umuvandimwe w'umubiri ntacyo yakumarira. Nkavuga ni wowe wenyine, ni wowe mfite, ni wowe Mana nzi, sinzakubangikanya. Kuva nabaho nageze uyu munsi sindumva wahemutse, ntabwo nari numva watsinzwe, iyo nkuru sindayumvaho. Kuva rero ari wowe ugihari, ukicaye mu ntebe y'imbabazi, ndahagarara nkutegereze. Hagarara ku munara rero nawe utegereze icyo Uwiteka Imana akubwira. Hagarara ku munara. Ndi umugabo wo kubihamya ko Imana iseruka, kandi yiserutse iseruka neza cyane, bose bakabibona. Iraseruka neza cyane, bose bakabibona ku manywa y'ihangu. Uwiteka Imana rero abahereza umugisha. Kwari ukuvuga ngo ndagarutse, kwari ukuvuga ngo ubuhamya burakomeje, kwari ukuvuga ngo ndacyabakunda, kwari ukuvuga ko Uwiteka Imana kiturinze kandi turakomeje umushinga wo gukiranuka, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ahatari umutima uboneye, ahatari ugukiranuka, nta maso azabona Imana. Nge rero nanjye ndi mu bantu bamwe bakijijwe kujya mu ijuru, niyo ntego yanjye, kandi numva n'uwo nkunda, numva n'abandi bose, namwe mwese abankurikirana, numva umuntu wese namwifuriza kujya mu ijuru, kuko nge numva ari ryo nkeneye, numva byambabaza, naba mpombye, naba mwaye, naba nararuhiye ubusa kubura ubugingo, kandi n'isi nayo ntayirimo. Rero ndabashishikariza ko tugarukira Uwiteka, tugakomeza gukiranuka, tugakomeza kumwizera, tugajyana amaganya yacu n'ibyifuzo byacu buri kimwe imbere ye, hanyuma tukabirambikaho ku birenge bye, tugategereza kandi twizeye. Uwiteka Imana abahereza umugisha rero, turi kumwe. Shalom.